Igitondo cyiza duhaye ikaze muri iki gitondo cy'umugisha umwami wacu Yesu Kristo aduhaye. Umwami wacu Yesu Kristo ni mwiza kandi abereye maso abamutegereza bose, abereye maso abamukunda bose. Bahaye ikaze rero kandi nishimiye kubana namwe. Uyu munsi ndifuza ko dufataniriza hamwe gusoma amagambo meza ari mu gitabo cya Yesaya, ibice byaho 33, umurongo wa 21. Yesaya igice cyaho cya 33, umurongo waho wa 21. Ariko mbere yaho reka tubanze dusenge twiragize Imana. Mwami Yesu, ndagushima cyane kandi ndaguhimbaza ko umubyeyi wacu kandi ukunda. Ndaguhimbariza urukundo rwawe, ndaguhimbariza ineza yawe, ndaguhimbariza ko twitaye iminsi yo kubaho kwacu yose. Data uhabwe icyubahiro. Turi imbere yawe rero, tugirire neza, twumve ijwi ryawe, uganirize imitima yacu kandi ubone amahoro utanga bitwarire muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turasoma amagambo ari muri Yesaya igice cyaho cya 33, umurongo wa 21. Ndakoresha Bibiliya ntagatifu, niyo ivuga ngo: aho niho Uhoraho azatwerekera ikuzo rye, hakazaba akarere k'imigezi n'inzuzi ngari, ariko nta bwato bugashywa buzayanyuramo, nta mato manini azambuka ako karere. Ni koko Uhoraho niwe mucamanza wacu, niwe muyobozi wacu. Uhoraho niwe mwami wacu, niwe gakiza kacu. Imigozi yawe iradohotse ntigifashe ku giti, bituma batagishobora ukundi kuzamura ibendera. Nuko bazagabana iminyago itagira ingano, ndetse n'abacumbagira bazayigireho umugabane. Nta muturage uzongera kuvuga ati ndarwaye. Imbaga yose ituye i Yerusalemu izababarirwa icyaha yakoze. Amen. Amen. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo yerekana uburyo ki Imana igira faveri. Imana igira faveri ikomeye cyane ku bantu bayo. Imana yita ku bantu bayo ku buryo umuntu adashobora kubitekereza. Hari igihe twebwe dutekereza ibintu, umuntu akumva afite ubwoba, akumva ahangayikishijwe n'ubuzima abayemo, akumva afite igishyika cyinshi, akumva ntabwo azi uko ejo bizaba bimeze, akumva ntabwo azi uko ubuzima bw'ejo buzaba bumeze, ndetse umuntu akumva afite ubwoba busa nkaho budashira kandi buhoraho. Ariko Imana iratubwira ngo ndi kumwe nawe. Uvuga ati imigozi yawe iradohotse. Imigozi yawe iradohotse kandi ngo ntigifashe ku giti, ngo bituma batagishobora ukundi kuzamura ibendera. Murabona iyo abantu bazamura ibendera, hanyuma umugozi ukadohoka, ibendera nyine rihita ryururuka ako kanya mu buryo umuntu atatekerezaga. Ariko Imana iravugana natwe ngo imigozi yawe iradohotse ntigifashe ku giti, bituma batagishobora ukundi kuzamura ibendera. Nuko bazagabana iminyago itagira ingano, ndetse n'abacumbagira bazayigiremo umugabane. Bavuga ngo Uwiteka aciye intege ibyakurwanyaga byose. Uwiteka adohoye imigozi yari igufashe yose, yakubuzaga guprogresa, yakubuzaga kwavansa, yakubuzaga gukora iby'ubutwari, yakubuzaga kugera ku nzozi yawe, yakubohaga ukumva nta bw'inyagamburiro ufite. Uwiteka aravugana nawe ngo imigozi iradohotse. Haleluya. Imigozi iradohotse, ingoyi ziradohotse, ingoyi zivuyeho, ingoyi ziradohotse. Uwiteka akoze umurimo ukomeye cyane ku buzima bwawe. Ndabizi ko ushobora kuba utegerezanyije amatsiko icyo Uwiteka azagukorera. Ndabizi ko utegerezanyije amatsiko menshi cyane ishyaka wagiye ugira ibihembo byaryo, umusaruro waryo. Ariko Uwiteka aravuga nawe ngo ari kumwe nawe. Haleluya. Ngo nta muturage utuye icyo gihugu uzongera kuvuga ngo ndarwaye. Imbaga yose ituye i Yerusalemu izabarirwa ibyaha byayo, cyangwa se icyaha cyayo. Uwiteka akugirire neza, aguhe umugisha, akubabarire, akunezererwe, aguhe umugisha mu byo ukora bya buri munsi, aguhe umugisha mu byo werekezaho amaboko byose. Kandi niba hari n'icyaha cyagaragaye mu buzima bwawe, Uwiteka akubabarire mu izina rya Yesu Kristo. Kubera ko Uwiteka ni umunyembaraga, Uwiteka ni umunyembabazi.
imbabazi. Niba hari n'icyaha cyabagaragaye mu buzima bwawe, akugirire imbabazi, aguhe umugisha wuzuye. Aho niho uhoraho azatwerekera ikuzo rye, hakazaba akarere k'imigezi n'inzuzi ngari, ariko nta bwato bugashywa buzanyuramo, nta n'amato manini azambuka ako karere. Ngo ni koko uhoraho niwe mucamanza kandi niwe muyobozi wacu. Ngo uhoraho niwe mwami wacu kandi niwe gakiza kacu. Uwiteka aguhe umugisha mwene data, kandi agutuze ahakwiriye, agutereke ahakwiriye. Hari igihe imigisha y'Uwiteka Imana tuba tuyatura, tukayatura rimwe na rimwe twumva tudafite n'ibyiringiro, cyangwa se dufite ishyaka ryo kuvuga ngo mwami uzabikora, mwami uzaturengera, mwami uzadutuza ahagutse. Ariko ndabyatura mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mvuga ngo Uwiteka agutuze ahagutse, Uwiteka agushyire aharenganiye, Uwiteka agushyire mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, Uwiteka yuzuze igikombe cyawe gisesekare, Uwiteka aguhe andi mavuta, aguhe ubundi bwiza, agukize uburwayi, ntukongere kuvuga ngo ndarwaye. Haleluya! Ntuzongere kuvuga ngo ndarwaye, kuko umubiri wawe ugomba kuba muzima, ubwiza bw'Imana bukakubaho, igikundiro cy'Uwiteka kikakubaho, amavuta ye akagutembaho mu izina rya Yesu Kristo, ugatanga ubuzima, kubera ko nawe uri umunyabuzima. Utanga ubuzima kuko nawe uri umunyabuzima, utanga ibyiza kuko nawe uri umunyabyiza. Haleluya! Kuko uri umunyabyiza, nawe utange ibyiza. Yesu rero akwishimire, Yesu aguhe ibyiza, Yesu akunezeze, kandi umugisha atanga ube kuri wowe mwene data, ube kuri wowe mwene data. Agukureho borokaje yose gituma udatera intambwe usatira ibyiza n'imigisha yawe, gikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Iryo jambo nifuza kubaha muri Romate iki gitondo. Navuze mu ijwi rituje kubera ko ndi ahantu hatuje, ntashaka gusakuriza abandi, ariko ugerageze kumva. Nzi neza ko hari mesaje yawe iri muri Romate. Imana ikureho borokaje zose, ikureho ikintu cyose cyaguca intege, ikureho ikintu cyose cyakwitambika, igushyira ahakwiriye, igushyira ahantu hirengeye, aho ubasha kubona ubwiza bw'Imana bushyitse, bwuzuye, utabona ibikezikezi, ahubwo ubona kugira neza kw'Imana mu buzima bwawe. Ubona umugisha uturutse iburyo n'ibumoso, ubona umugisha uturutse mu bana bawe, ubona umugisha uturutse mu byo ukora bya bizinesi, ubona umugisha uturutse mu mubiri wawe ube muzima, ibihaha, umutima, impyiko, amaraso atembeye neza mu mubiri, umutwe wamaze iminsi barwaye imitwe ikire mu izina rya Yesu Kristo. Borokaje yose ikurweho mu izina rya Yesu Kristo, kandi imigozi yose yari iboshye umugisha wawe idohoke mu izina rya Yesu Kristo. Borokaje yose ikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Utemberane na Yesu, ubone ibyiza byo kugendana na Yesu. Reka bene data, kugendana na Yesu nabyo ni byiza. Ntabwo dukwiye kumva ko kugendana na Yesu ari agahato, cyangwa se ari ibintu bituma buri gihe twumva turi konse, dusa nkaho tudafite ubwinyagambo. Oya, kugendana na Yesu harimo n'imigisha. Iyo migisha rero niyo natuye muri iki gitondo kuri uyu wa mbere. Umwami wacu Yesu Kristo aguhe umugisha nk'uko awufite mu mutima we, icyubahiro kibe icye none n'iteka ryose. Mwami Yesu, uradukunda kandi twitayeho. Tanga umugisha wawe, tanga ibyiza nk'uko biri mu mutima wawe, dohora kandi tubone imigisha ituruka mu rukundo rwawe. Utwigishe kugukiranukira, utwigishe kugukorera, ibyiza byose biri mu ijambo ryawe biduhere ubuntu, kandi imigisha yawe tuyibone mu buzima bwacu. Ukureho borokaje zose, ibidutangira, ibitatwifuriza ibyiza, abashaka kuduca intege bose ubakureho mu izina rya Yesu Kristo. Ubaborokere hirya cyane, maze utambuke. Turi mu mugisha wawe, turi mu bwiza bwawe, mu izina rikomeye, izina rya Yesu Kristo tujya twizeye. Amen, amen. Ugira umunsi mwiza, Yesu akunezeze. Ndagukunda, kandi umugisha Yesu atanga ukubeho n'abaye bose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.